Reka dusenge dutangire gahunda ya deliverance. Data, ndagushimiye ku mugambi mwiza, ndagushimiye kuri iyi saha nziza, ndagushimiye ubwo ngiye gusengera abana b'Imana, ubwo ngiye kuganira wore umwuka wawe wera atange ihumure kandi atabare abari mu bibazo by'ubukene, by'inzara, ibibazo bikurikirana imiryango bitandukanye. Iyo myuka yose itsindwe, abana b'Imana babohoke kandi bakire umugisha. Ndizera imbaraga no gukora kwawe kuri umwami, mu izina rya Yesu dusenze, urakoze, amen. Tugiye kuganira hejuru yo kubohoka cyangwa se gukurwa ku cavu. Reka mvuge hejuru y'ubukene. Ubukene nabwo tuganiraho, ni nayo pepo twirukana muri uyu mwanya wa deliverance. Ipepo y'ubukene ni pepo igoye abantu benshi ku isi. Ubukene, hari ubukene bw'amafaranga, hari ubukene ndetse bwo mu buryo bw'umwuka. Abantu barakenye, abantu bafite ubukene, abantu bafite ibibazo, abantu bari hasi, bari ku cavu, bari mu bibazo bikomeye. Reka turebe Zaburi 107. Zaburi ibice ni 107 umurongo wa 41. Agashira hejuru umukene amukuye mu makuba, akamugwiriza imiryango k'umukumbi. Amen. Reka tuganire, babwire, mvuge muri make ubukene bundi. Ubukene burababaza, ubukene buraryana, ubukene butuma umuntu atagira ijambo, ubukene butuma umuntu atigirira icizere, ubukene butuma umuntu agira ihamuka cyangwa se trauma, ubukene butuma umuntu adatuza, ubukene butuma umuntu atishima, ubukene bugira umuntu igikange, ugahora uri igikange, ugahora wikanga ubusa, ugahora wumva muri make udafite agaciro muri sosiyete cyangwa se mu muryango, ukumva uhora ufite ubwoba kandi uhora utekereza ejo hazaza, ukumva nta cerekezo, ukumva nta nzozi nzima ufite, kuko uhora wumva ko ejo uzapfa, uhora wumva ko ejo ibintu bitazaba byiza, uhora wumva ko ejo bizaba byanze, uhora wumva yuko mu by'ukuri nta kintu na kimwe cyakurengera. Rero ubukene turashaka muri deliverance yo kugira ngo dukure uwo mwambaro cyangwa se uwo mwenda, iyo shusho, iryo zina, ni gute ryava ku muntu, ni gute waba delivre, ni gute wabohoka, ni gute watabarwa ukagira umugisha kandi uvuye hasi, uvuye mu mukungugu, uvuye mu bukene, uvuye mu bwigunge, uvuye mu mutekano muke. Buriya iyo umuntu akenye aba afite ikibazo, aba ari muri insécurité, aba afite umutekano mukeya mu mutima, mu bitekerezo ndetse no mu bifatika mu buzima busanzwe. Ubu bukene, iyi nzara, ibi bibazo abantu baba barimo, reka njye mbifate muri sanse y'abanyamwuka cyangwa se abemera imbaraga za Kristo. Kadufate ko ubu bukene buterwa na Satani. Reka abantu bashobora gukora analyse zitandukanye, akavuga ko ubukene butazanwa na Satani, akavuga ko ubukene ari impanuka cyangwa se ari rusange mu bantu. Ariko nje nk'umuntu uvuga iby'ijuru
ukora deliverance usengera abantu, reka mvate ko ubu bukene ari umwuka wa Satani. Ni umwuka wa Satani, ni imbaraga z'umwanzi. Ni gute iyi myuka ari ya Satani? Satani iteka ashinzwe kurangaza, ashinzwe kwica, ashinzwe kurimbura, uko n'umwangizi arangiza. Kuba Satani rero ashinzwe kwangiza, urumva yica amarangamutima y'umuntu, akica umunezero w'umuntu, akagukura mu muryango, ukava mu muryango w'abantu benshi, ukaba umukene, ukaba umuntu wo gutabarwa, ukaba umuntu wo kurebererwa, ukaba umuntu wo gufashwa, ukaba umuntu wo kugirirwa impuhwe, ukaba umuntu wo kugirirwa imbabazi. Iteka nubona uri umuntu wo kugirirwa imbabazi, uzubyibazaho uvuge ngo kubera iki ndi umuntu wo kugirirwa imbabazi? Umwana watese ababyeyi bamuhozaho ijisho kandi bagahora bamutekerereza, bagahora bamurinda, ariko umwana uzi ubwenge aravuga ati ubutesi nibyo, untetesha nibyo, ariko ese umunsi tazaba mfite ababyeyi bizagenda gute? Ese nimba ndafite ababyeyi nzabaho nte? Nzapfa? Nzabaho? Nzaba umuntu umeze ute? Umwana w'umuhanga arareba akarenza amaso ibyo barimo bamukorera, akavuga ngo uko byagenda kose ngomba kwirwanaho, ngomba kwitekerereza, ngomba kugira icyo nanje nkora, ngomba gushaka icyo nshoboye nkagikora, nkagishiramo imbaraga. Kuko uyu munsi urarya, uyu munsi urambara, uyu munsi uri kumwe n'ababyeyi, uyu munsi baragufata neza, uyu munsi baragutetesha, uyu munsi ariko hari umunsi muzaba mutari kumwe, kandi ugomba kubaho, kandi ugomba gutera imbere. Rero Satani anyura mu byiza tubona, gutetesha umwana, Satani akabinyuramo, wa mwana akamuhindura ikigori. Hari abana bateteshwa ariko akagenderamo, akaba umuntu udafite icyo ashoboye mu buzima, nawe akazaba umuntu wo gufashwa, wo gutabarwa, wo gutekererezwa, akarinda asaza. Hari abantu bavuka agakura, akaba umugabo, akaba umugore, ariko adafite icyo ashoboye. Hari n'abagera mu busaza ntaco bimariye, akagera mu busaza ntaco ashoboye gukora, ntaco yagezeho, kubera ko yabaye indushi, yabaye umuntu wo gufashwa, yabaye umuntu wo kurebererwa, yabaye umuntu wo kurya adakora, yabaye umuntu wo gutamikwa. Ni ikibazo. Kandi abo bantu bahorana ubukene budashira. Ushobora gusanga warishuriwe ishuri n'abavandimwe ukiga, umwana wawe nawe akazishurirwa ishuri n'abavandimwe akiga, umwuzukuru wawe nawe akazishurirwa ishuri n'abavandimwe akiga. Iyo bibaye rero gutyo aba ari umuvumo ukomeye. Ni Satani, n'imbaraga z'umwijima, tuzita karande mbi, karande ikomoka ku mwanzi Satani. Ariko nagira ngo mbakangure kandi mbibutse ijambo rikomeye. Tugomba kumenya ko Yesu abavutse ubwa kabiri baza bahabwa andi mavuta, bahabwa izindi mbaraga, bahabwa ubundi butware, bahabwa ubundi bwenge, bahabwa ubundi bushishozi, bahabwa ubundi bushobozi. Gukizwa bidukura mu gasuzuguro ka Satani,
reka mbabwire ko satani ni izifata abantu ikabasuzuguza ikakugira umuntu udafite valeur, udafite agaciro umuryango, muri communauté, umuryango uvukamo, ukaba umuntu wo gufashwa. Ariko ushaka kuzaba umuntu ukomeye, ugomba kwigaragambya imbere ya satani, ukayibwira ati satani, ndabizi ko wakenesheje umuryango wanjye, ndabizi ko umuryango wanjye wabaye imbata y'ibibazo, y'ubukene, inzara, yo kutabaho neza. Ndaza kubivuga ntanga urugero ruto rubereka ibibazo bibaho bikurikirana abantu. Hari abantu baba baravukiye mu bukene, bagakurira mu bukene, bakaba mu bukene, yanatunga ntamenye ko yatunze, agahora ari igikange. Abo ni abantu adashobora kwigurira umwenda ngo yambare, ni abantu adashobora kubaka inzu nziza, ni abantu bahorana umutima udatuje, ni ibikange. Satani yarabakanze, ubukene bwarabakanze, bahora bikanga, bahora batekereza gukena. Ariko nagira ngo mbibutse ko hamwe na Yesu, hamwe no kumenya imbaraga z'Imana, nta kindi kintu cadukura muri ubu bukene, nta kindi kintu cadukura muri aka kazitiro, nta kindi kintu cadukura muri iyi gereza ya Satani ukuye Imana, ukuye amasengesho. Niyo mpamvu tuza dukora deliverance tuyikora dushaka gutabara, n'ubutabazi. Deliverance n'ubutabazi tuba dukora ku bantu batandukanye. Ababyumva, ababyakiriye baratabarwa, ariko abakirangaye, abo Satani yahumije bakiri muri gereza, batashoboye kugerwaho n'umwuka w'Imana ngo abasange, bashobore gusobanukirwa ko bari muri gereza, bari mu kaga, bari mu ngoyi, ngo batabarwe, bakomeza kuba imbata za Satani. Ariko twebwe abizera, twebwe abakristo, twebwe abamenye Yesu, twebwe abamenye ukuri kw'ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana riza ridukura mu bukene, ridukura mu bubata, ridukura mu bupfubyi, rikadukura mu bupfakazi, rikadukura mu kwirwanirira, tukamenya ko Yesu iyo tumwakiriye tuba twakiriye ubuzima. Imana ishimwe cyane. Iyo twakiriye Yesu tuba twakiriye ubuzima. Rero umukristo ntiyagombye gukena. Murambabarira iyo tuvuze ijambo nk'iryo, abagoreka ibyanditswe, abagoreka ubwiza bw'Imana, abagoreka ukuri, bavuga ko twapfobeje ijambo abakene, dushaka kugaragaza ko abakene ari abantu babi. Abakene ntabwo ari abantu babi, ahubwo abakene baba babaswe na Satani, bayabafungiranye. Ariko birashoboka, shaka kubabwira ko bishoboka ko wava mu bukene. Nayo mpamvu ya deliverance. Nagira ngo nkwibutse ko wava mu bukene. Ni gute wava mu bukene ari ubwa karande? Ni gute wava muri gereza ugizemo imyaka 10? Ni gute wava muri gereza ugizemo imyaka 20? Ni gute wava muri gereza ugizemo imyaka 50? Ni gute wava muri gereza ugizemo imyaka 60? Ni ikintu gikomeye, ikintu kidasanzwe. Ukuntu nayivamo ni gute? Ni ukubanza kisobanukirwa neza, kikorera evaluation, kavuga ngo reka ndebe mu myaka 50 nakoze iki, nabayeho gute, niki nagezeho, inzitizi nahuye nazo ni izihe, ntambara nahuye nazo ni izihe, izansinze ni izihe, izo natsinze ni izihe. Ukievaluwa, ukandika ibintu 5 mu buryo bw'ubuzima busanzwe wagezeho, ukandika esheke wahuye nazo mu buzima zigera ku 10, ukandika ukavuga ngo mu buryo bw'umwuka dore intambara narwanye,
byose ukabyegeranya bikagera ku bintu 15 cyangwa 20, warangiza ukavuga ngo ndashaka kongera noneho gutekereza kurema ibindi bintu bisha ubuzima bwanjye. Iyo utamenye ibibazo wahuye nabyo, iyo utamenye urugamba warwanye, iyo utamenye intambara wahuye nazo mu buzima, mu by'ukuri ntabwo ugira icyerekezo. Ariko umukristo agomba kugira icyerekezo. Iyo udafite icyerekezo uba uri mu ngoyi, iyo udafite inzozi uba urwaye, iyo udafite kureba kure uba ufite ikibazo gikomeye, iyo utamenye icyaha ufite uba ufite ubuzima bubi. Ariko ugomba kumenya ngo ndarwaye cyangwa se ndi muzima. Noneho iyo wamaze kumenya ikibazo ushaka umuti, iyo warwaye ushaka muganga. Niyo mpamvu tuba dushaka muri Deliverance ko abantu benshi bakurikira. Ushobora kuba uri muri ba bantu bafite amafaranga, ariko kubera ko wabaye igikange, ntibikubuze guhemuka, ntibikubuze kurenganya, ntibikubuze kwiba, ntibikubuze kwica. Kubera iki? Kuko uri mu bubata, uri muri gereza, ntabwo uramenya ko Imana yagukuye mu bukene. Asanga rero ubukene ni umwuka mubi. Navuze ko ubukene buterwa na Satani. Nagira ngo nkangure abakristo ko bagomba kuva mu bukene. Ese twategereza ubukene twabuvamo gute? Ni declaration, ni itangazo. No kubanza ukamenya ngo ubukene koko mburimo, kandi ukamenya igihe ubugizemo, ukamenya uko wabwinjiyemo, noneho ugatangaza ukavuga ngo ubukene buragiye, ubukene ndabwanze, ubukene mbuvuyeho, ubukene ndabusezeye. Ubukene ntabwo ari umugisha, ubukene ntabwo ari ubwanjye, ubukene ni umuzi wa Satani. Iyo umaze kubitekereza gutyo ufata ingamba ukavuga ngo ese reka nkora ubushakashatsi, ni gute abantu bava mu bukene? Ni ugukora, ni ugutekereza. Iyo ukora nanone udafite plan, udafite igenamigambi, nta ntego wihaye ugomba kugenderaho, urananirwa. Urakora, ugakora mu kavuyo, ugakora ibintu byinshi mu mwanya umwe, bikanga, umubiri ukananirwa. Ariko uri program ugomba kumenya ngo ku munsi nzakora imirimo 5, ukayitegura. Avuga nti mu cyumweru nzakora imirimo 20. Uyu munsi ndakora kuva isa kugera isa, ndaba nkoze ibintu bingana gute. Uyu ni umwanya wo gukora, umwanya wo kuruhuka, uyu ni umwanya wo gusenga, uyu ni umwanya wo gutekereza. Iyo wamaze kugira gahunda zo gukora, uzi ibyo ugomba gukora, ugakora, ukaruhuka, ugasenga, ugashima umugisha. Rero nagira ngo mbabwire ngo banza utekereze, ese uri mu bukene? Nimba uri mu bukene turagusengera. Kugira ngo mubyumve neza, noneho tuze gufatanya isengesho. Nimba uri umukene, nimba wumva ukenye, nimba uri umutesi, nimba uri umunyeshari, nimba uri umunyamahane, nimba uri umuntu ugize imyaka myinshi muri gereza, utangire gutekereza uburyo ugomba kuva muri iyo gereza. Uva muri iyo gereza, uva muri iyo ngoyi Satani yarakuboshe. Uhora utarya ngo uhage, unywa ushira inyota, ntabwo wambara ngo ushire imbeho, hari ukweto wambara wumve ko rukwiye cyangwa rukubereye. Nta kintu na kimwe gituma unyurwa, urushakisha, nta na rimwe uranyurwa, nta na rimwe wishima. Impamvu ufite ibintu ariko utanyurwa, utishima, no kuvuga ngo uri mu ngoyi, uri mu bibazo bya Satani. Rero abamaze gusobanukirwa n'ibibazo bafite,
tugiye gusengana nabo mu kanya. Ushobora kuba ufite ibintu ariko utazi gushima, utazi, utabifata, utabikurura, utabyumva neza. Ni ikibazo. Ugomba kumva neza ibyo ufite, ukamenya no gushima, ukamenya no kubyitwaramo, ukamenya no kunyurwa nabyo, ukamenya no kubifata nuko ubyitwaramo. Tugiye gusenga dusenya uyu mudayimoni. Turasenya ipepo, turasenya izi imbaraga z'umwijima z'ubukene, uyu muyoboro wa Satani wo kugira ngo agukeneshe, agushire mu bibazo. Niyo pepo tugiye kwirukana. Ni n'umwanya wa deliverance. Ni ikintu kimwe gusa turi bukoreho muri uyu mwanya, muri uyu munsi, muri iyi programme ya deliverance, ni ubukene gusa. Akindi kintu ni bukore muri aya masaha, muri uyu mwanya, ni pepo y'ubukene. Ni uwo muyoboro wa Satani w'ubukene yateje ubuzima bwawe, umuryango wawe, ibitekerezo byawe, mu buzima bwawe bwa buri munsi. Rero abakurikiye cyangwa se abashaka gutabarwa, ni wewe ubitekerezeho kandi ntubishire ku bandi bantu. Nimba ari ibyawe ubifate ubikomeze, nimba utabyumva ba nyirabyo baraza kubyumva, babifate batabarwe. Rero tugiye gusengana tuvuga ngo Mana, iyi pepo, izi mbaraga z'umwijima, iyi myuka mibi irekure ubuzima bwanjye, irekure umutima wanjye, irekure umutungo wanjye, irekure amafaranga yanjye, irekure akazi kanjye, irekure inzu yanjye, irekure imitungo yanjye, irekure ubwonko bwanjye. Satani irekure umubiri wanjye, Satani irekure ibikorwa byanjye. Kadusenga Imana. Tugiye gusenga twimura uwo muyaga, uwo mwuka, izo mbaraga zakwicaje ahantu, zakwinjije ahantu hadasobanutse, ahantu ubwiza igihe kinini uhangayitse, udafite umutekano, udafite amahoro. Reka dusenge Imana. Tangazo ryo kwizera, tangazo ry'abana b'Imana. Data, turimura umuzi, umuyaga, umwuka mubi, ubukene. Titre de la Vosika, monde de la venite, Sibrekota, Bomeritre, Sikage des Ofaya. Mana, turimura iyi dayimoni y'ubukene, iyi dayimoni y'inzara, iyi dayimoni y'umwaku, iyi dayimoni yica, iyi dayimoni yo kurimbura, iyi dayimoni yo kwica, iyi dayimoni yo gucisha bugufi, no kumara imbaraga, no kumara ibitekerezo byiza, no kumara ibyiringiro mu bantu. Lande botata ebeni. Iyi dayimoni turayihagaritse mu izina rya Yesu. Iyi pepo turayicecekesheje mu izina rya Yesu. Iyi pepo turayirukanye mu buzima bw'abana b'Imana mu izina rya Yesu. Iyi dayimoni turayirukanye muri uyu muryango, yafashe uyu muryango iwinjiza mu bibazo, mu kaga. De la pipa de la moke sanfoloma telinga tropa ki de la tos. Mana, dufunguye umuryango wo kwimura dayimoni, dayimoni y'ubukene, umwuka w'ubukene, umwuka w'ububata, umwuka wo kumugaza, umwuka wo kwica, umwuka wo kurimbura kwa Satani. Iyi pepo turayihagaritse. Minikatan stroke beniga. Izi mbaraga z'umwijima, ubu butware bw'abadayimoni, izi mbaraga za Satani, iyi mivumo, iyi myuka mibi turayihagaritse mu izina rya Yesu. Bondera kira shloke dandema. Data, turatangaza umugisha, turatangaza imbaraga, turatangaza ibyishimo, turatangaza kwizera, turatangaza amagara mazima, turatangaza umutekano mu bana b'Imana. Turasenya ibi birindiro by'umwanzi, turasenya izi mbaraga z'abadayimoni kugira ngo aba bantu bave mu bukene. Uyu muntu nave mu bukene, yinjire mu mudendezo, yinjire mu mahoro, atekereze neza, abohoke. Ubwonko bw'uyu muntu bubohoke mu izina rya Yesu.
iyi myuka nirekure umubiri, nirekure ibitekerezo, nirekure inzozi, nirekure imishinga, nirekure uyu muntu abohoke, atangire gutekereza neza no kwaguka no kugera ku isezerano rye. Imana ishimwe. Banda la ridisika bome de la rivenisse rigonia treribenia contrari benikke sanko idigania fasande bonikre de menita. Ndagushimiye mwami we. Data, ndakwereka abana b'Imana ikinyoma ca Satani, ikinyoma c'ubukene, ubwoba bwa Satani, ipepo Satani yohereza mu bantu, ipepo y'ubwoba turayihagaritse mu izina rya Yesu. Yewe dayimoni y'ubwoba, yewe dayimoni utera ubwoba, yewe dayimoni umugaza, yewe dayimoni ubesha, yewe dayimoni utwikira, yewe dayimoni ushukana, yewe dayimoni turaguhagaritse mu izina rya Yesu. Abana b'Imana bakira umugisha, abana b'Imana bakira umudendezo, aba bantu bakira umudendezo, aba bagore bakira umudendezo, uyu mugabo ntiyakira umudendezo, uyu musore nagira umudendezo, uyu mukobwa nagira umugisha mwami. Karande mbi, myuka y'umwanzi, ubutware bw'ikuzimu turabwanze mu izina rya Yesu. Tangaje umugisha, tangaje kubaho neza, tangaje gakiza, tangaje ibyishimo kuri uyu muryango. Mana ishimwe. Uyu musore niyakira umunezero, uyu musore niyakira ibyishimo bikomeye. Mana, waduhaye umugisha, waduhaye ijambo ryawe, waduhaye imbaraga zo gutegeka no kwimura ubutware bw'abadayimoni. Twimuye izi imbaraga z'umwijima, twimuye izi imbaraga z'umwanzi, twimuye uyu mwuka w'ubukene, twimuye iyi myuka mibi mu buzima bw'uyu muryango. Urakoze Data kubuhoye umuryango, urakoze gutanza umugisha n'ibyiringiro bikomeye. Nizera imbaraga no gukora kwawe. Ndagushimye kubohoye umutima n'ibitekerezo, ukaba utanze ubuzima no kubaho neza. Urakoze mwami ko uyu muntu azagushima, azatanga ubuhamya, agiye kuva mu mukungugu, kuva ku cavu, akaba agiye kwicarana n'abakomeye, akaba agiye kwicarana n'ibikomangoma, akaba agiye kubaho neza, akaba agiye kunezerwa, akaba agiye kwicara mu muryango afite ijambo, akaba agiye kwicara mu rugo rwe afite ijambo. Urakoze mwami kutanze ugaruye ijambo kuri uyu muryango, ugaruye igitinyiro kuri uyu muryango, ugaruye igitinyiro kuri uyu mugabo, ugaruye igitinyiro kuri uyu mugore, ugaruye icubahiro kuri uyu musore, kuri iyi nkumi. Ndagushimiye mwami kubakuye mu bubata bw'umwanzi. Izina rya Yesu, izina ry'Uwiteka nirishirwe hejuru. Urakoze mwami utanze umugisha kandi ubohoye uyu mwuka w'ubukene, ukabure kuri uyu muntu. Ni mu izina rya Yesu dusenze, urakoze. Amen. Yesu abaho umugisha kandi wakire gutabarwa n'Uwiteka. Amen.